uncle please uri kumbabaza please. Ugoma yari umwana muto cyane, yari ari kurira atabaza avuga ati ndababara, ubwo umugabo wa mukuru we yari ari kumuhohotera. Ubuzima bwatangiye kuba bubi cyane igihe uyu mwana yapfushaga mama we. Yari afite imyaka 7 ubwo yaburaga mama we umubyara. Ugoma yari yaravukanye n'abana bagera kuri 13. Igihe rero mama we yitabaga Imana, bagombaga gufata buri mwana bakagenda bamwohereza muri famiye, undi bamwohereza muri famiye, undi bamwohereza muri famiye kugira ngo ubuzima bubashe gukomeza. Ugoma yari umwana wakurikirwaga n'umwana wa nyuma w'umuhererezi. Bamwe mu bavandimwe be bagombaga kugenda bakajya kubana na babyara babo, noneho abandi bakajya kwa ba nyirasenge. Ugoma rero we bahise bamwohereza kwa mukuru we. Mukuru we wabaga mu mujyi utandukanye n'uwo mama we yabagamo. Igihe rero yarageze mu rugo rwa mukuru we, buri kimwe cyose cyari kimeze neza, yari afite ibyishimo. Igihe rero Ugoma yageraga aho ngaho mu rugo, umugabo wa mukuru we ntabwo yari ari aho ngaho, yari yaragiye mu kazi. Ariko igihe umugabo wa mukuru we yageraga mu rugo, igihe rero Mr Bernard yagarukaga mu rugo, buri kimwe cyose cyahise gihinduka kuri Ugoma. Nyuma y'iminsi 3 ubwo Bernard yarahageze, hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ugoma yari ari hanze ari gukina, ubwo mukuru we yazaga akamubwira ati Ugoma, nizere ko uri kureba buri kimwe cyose nasize aha hanze, ikindi kandi ntuze kwibagirwa kurya ibyo kurya byawe. Ubwo rero uyu mukuru we yitwaga Felicien, niko yahise abwira umwana mutoya, noneho arangije arasohoka ajya ku isoko. Ubwo rero mukuru we yari akiva aho ngaho agiye ku isoko, Ugoma yahise yumva umuntu ahamagara izina rye ari mu nzu. Byagaragaraga nk'aho ari umugabo wa mukuru we wari uri kumuhamagara, nuko umwana yahise yirukanka aragenda ajya mu nzu kumureba. Nuko umugabo arangije amubaza ati ese uri gukora iki hanze? Nuko umwana arangije amusubiza ati ntacyo, ariko amusubiza afite ubwoba. Icyo gihe Ugoma yari afite imyaka igera kuri 7 yonyine, urumva ko buri kimwe cyose cyashoboraga kumutera ubwoba. Nuko Mr Bernard arangije aramufata amuzana iruhande rwe. Umugabo arangije ese afata uyu mwana w'umukobwa aramukurura aramwiyegereza, afata ibiganza bye atangira kunyuza mu myenda y'umwana w'umukobwa. Aka kana kari kakiri gato, ntabwo kari kazi ibiri kujya mbere. Icyo kakoze ko kakomeje gacecetse. Akana katangiye kujya kababara, gakumva ububabare buri gihe icyo ari cyo cyose. Uyu mugabo yakomezaga kukangiza, uyu mugabo yakomeje kwangiza uyu mwana kugeza ubwo ageraga kumva ko ibyishimo yashakaga bibonye. Icyo gihe rero byagezeho Ugoma ageraho atacyumva ububabare, ariko nyuma rero Ugoma yaje noneho kumenya muri we ibyo uyu mugabo ari kumukorera. Ubwo rero uyu mugabo yamaraga gukora ibyo yikoraga, yahitaga amwambika, noneho yarangiza akamukanga akamubwira ati nta muntu n'umwe ugomba kubwira ibyabaye. Ugoma yari afitiye ubwoba uno mugabo, rero yahise amubwira ati ni ukuri ndagusezeranyije nta muntu nzabibwira. Ndetse rimwe na rimwe yajyaga yicarana na mukuru we agashaka kugerageza kumuganiriza kuri icyo kintu, mukuru we akabyirengagiza. Nuko ubwo rero ubuzima bw'uyu mwana bwahise buhinduka bubi. Umwana yakomeje gukura, ariko ari gukurira mu mubabare. Uyu mugabo rero Bernard, iyo umugore we yabaga ari aho hafi atagiye, ntabwo byamushimishaga, kubera ko icyo gihe ntabwo yabashaga kubona uko aryamana na wa mwana w'umukobwa Ugoma. Rimwe na rimwe rero uyu mugabo yafataga umugore akamwohereza mu nama cyangwa mu bindi bintu kugira ngo abone uko aryamana n'aka kana ka Ugoma. Ndetse yaje kugeraho amufungurira shop, amufungurira iduka kugira ngo uyu mugore abashe kugira ikintu kimwokipa ajya ava mu rugo, uno mugabo akomeze kwangiza kano kana. Uyu mugabo yabonye igihe kinini cyane cyo kwangiza kano kana, kubera ko ubwo umugore we yabaga yagiye ku isoko, yagiye gucuruza, umugabo yasigarana n'aka kana akishimishaho. Icyo gihe rero noneho byahise biba bibi, uyu mugabo agatangira kujya aryamana nako buri munsi. Guhera ku myaka 7 yageze noneho agira imyaka 9. Igihe rero uyu mwana Ugoma yagiraga imyaka 12, uyu mugabo yatangiye noneho kujya amubwira ati tugomba kujya turyamana noneho bya nyabyo. Uyu mugabo nta mpuhwe na nke yari afitiye aka kana gatoya. Ugoma ntabwo yigize abasha kubwira mukuru we ibyo umugabo ari kumukorera, kubera ko yari afite ubwoba bw'ibyo uyu mugabo yamukorera mutabivuze. Ubwo rero byarakomeje, ariko igihe Ugoma yagiraga imyaka 14 yahise asama. Ubwo yamenyaga yuko uyu mwana atwite, yatangiye kujya amukubita, aramukubita, ndetse uyu mugabo Bernard akaba yari aho ngaho nawe
ari gukora ibimenyetso yereka uno mwana ati ntugomba gufungura umunwa. Uyu mwana Rugoma yari afite ubwoba cyane, yatinyaga umugabo Bernard, ntabwo yigeze abwira mukuru we ko ari umugabo we wamuteye inda. Nuko rero mukuru akimenya yuko uyu mwana atwite, yaje gusaba umugabo we yuko aporopoza umugabo we yuko uyu mwana bamwohereza mu cyaro, ariko umugabo we arabyanga. Nuko umugabo we arangije aramubwira ati ngewe uko mbyumva ahubwo twamujyana kwa muganga bakamukorera icyo bita DNC. Nuko ubwo bakomezaga rero kuganira baganira kuri icyo kibazo, byaje kugeraho barahuza bemeza yuko bagomba gukora DNC. Nuko barangije bafata wa mwana bamujyana kwa muganga. Uyu mwana ubwo yahageraga bwari ububabare cyane, kandi ububabare budasanzwe bwa mbere ku mwana ufite imyaka nk'iyi ngiyi kuri we. Igihe rero DNC yari imaze gukorwa, nyuma ho iminsi 2 bakoze DNC, wa mugabo Bernard yahise atangira kongera kuryamana na wa mwana. Iki gihe noneho ubwo yamaraga kumusambanya, yamuhatirizaga kunywa imiti kugira ngo imurinde kuba yasama. Uyu mwana rero ntabwo imiti yamugoga neza, iyo yamaraga kuyinywa yameraga nabi cyane. Rimwe na rimwe yaricaraga akumva nta ntege afite, cyangwa se akumva ameze nk'umuntu urwaye. Nuko bigeraho noneho wa mugabo akora indi plan. Noneho arangije afata uyu mwana Rugoma amujyana kwa muganga. Nuko barangije bamushyira ikintu mu mubiri. Ikintu yamushyizemo uyu mwana ntabwo yari azi icyo ari cyo mu by'ukuri, gusa yabonye bamushyiramo ikintu. Bamaze kumushyiramo icyo kintu rero, Rugoma yatangiye noneho kujya abona imihango inshuro hafi zigera kuri enye mu kwezi kumwe. Nyirasenge yabibonye bimwanga mu nda, aravuga ati ntabwo bishoboka, nta kuntu umwana w'umukobwa ashobora kubona imihango inshuro enye mu kwezi kumwe. Mukuru we yahise afata umwanzuro, aramufata amujyana kwa muganga. Ubwo rero ageze kwa muganga bahise bamukuramo iki kintu baramushyize mu mubiri. Nyuma yo kugikuramo rero uyu mwana w'umukobwa yahise noneho agira infection, atari uko agize infection zijyanye n'uko yakoraga imibonano mpuzabitsina, ahubwo yagize infection zo kubera icyo kintu bari bamushyize mu mubiri. Bahise rero abaganga biruka bakora ibishoboka byose, barangije bavura iyi infection. Nuko hashize iminsi mikeya, uyu mugabo Bernard yahise yongera atangira kuryamana n'aka kana. Ubwo rero akomeza kuryamana n'aka kana, kagezeho noneho karongera karatwita. Umugabo arangije abikoze mu ibanga rikomeye cyane, afata Rugoma amujyana kwa muganga nanone gukora DNC. Nyuma yo gukora iyo DNC, umugabo akomeje kuryamana n'uyu mwana nanone. Hashize igihe gitoya, umwana arongera arasama bwa gatatu. Ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa bwari ubuzima bubi cyane, kubera ko uyu mugabo niwe wabukontorolaga, niwe wameraga nk'aho abufite mu biganza bye. Uyu mwana nta nubwo yari afite igihe cyo kwiyitaho, ahubwo igihe cyose yabaga ari kwangizwa n'uyu mugabo. Uyu mwana yakomeje gutwita, akora DNC atwita, yongera amujyana. Noneho aza kugera noneho ku nshuro ya 7. Uyu mwana noneho atwita afite imyaka igera kuri 19. Icyo nicyo gihe noneho nyirasenge yabashije noneho kubimenya ko atwite. Izindi nshuro zose zari zabaye, umugabo yamujyanaga ku bitaro bakamukora DNC kwibanga. Nuko ubwo nyirasenge yabimenyaga, yahise amufata amujyana kwa muganga, amujyana kugira ngo bakore DNC nanone. Nuko arangije abaza wa mwana ati ese ninde muntu ukomeza kugutera inda? Ariko nubwo yabimubazaga, byari bizwi neza yuko uyu mugabo Bernard yari yaramubwiye ati ntuzagire umuntu n'umubwira yuko ari njye ugutera inda. Ntabwo rero uyu mwana yamenye uburyo ibyo bintu byavuye mu kanwa ke. Ako kanya yahise amusubiza ati ni Bernard, ni Mr Bernard untera inda, ari we umugabo we. Uratekereza yuko uyu muhanti yari kwigenza gute, yari kwitwara gute? Yari kumva bimubabaje cyangwa se byari kumutungura? Ariko nta kintu na kimwe yigeze bimukoraho. Icyo yakoze gusa nuko yabajije uyu mwana ati ese koko ibyo uri kuvuga ni ukuri? Nuko arangije abwira Rugoma ati ntabwo uyu mwana rero ugomba kumugumana. Yakomeje kumubwira yuko agomba kuzajya buri gihe akora DNC, kubera yuko akiri umwana atabasha kurera umwana w'uruhinja. Arangije aramubwira ati iyi ngiyi tugomba kuyikuramo. Nuko arangije aramubwira ati ariko nyuma y'iyi ngiyi nongera gutwita ushobora kuzatangira kugira abana bawe. Nibyo uyu mugore yavuze byonyine, nta nubwo yigeze avuga ibintu byinshi cyane. Ubwo yari amaze kumenya yuko ari umugabo we ukorera ibi bintu uyu mwana, umwana yahise yumva bimubabaje, abona uko ahari isi yose yamutereranye. Yaribazaga ati ni gute nshobora kubwira sister wanjye ko umugabo we ari we ukomeza kuntera inda, yarangiza kubyumva ntagire ikintu abikoraho.
nibwo uyu mwana yahise abona yuko byanze bikunze ibintu biri kugenda biba bibi, kubera ko buri umwe wese ntabwo yari amwitayeho. Nuko uyu mwana Goma yafashe ikibazo cye noneho akibwira nyirasenge, ariko nawe we yamaraga kubimubwira nta kintu byatanze. Icyo gihe rero cyari igihe cye cyo kugira ngo yirukanka ave aho ngaho ahungishe ubuzima bwe. Icyo gihe rero nta nubwo yabashaga no kugira inshuti, kubera ko yagumaga aho ngaho mu rugo, nta na boyfriend yari afite byibuze kugira ngo abe yamufasha. Kandi ikindi wa mugabo yari yaramubwiye ngo ntabwo ashaka kuzamubonana n'umuhungu. Iyo yamubonanaga n'umuhungu yaramufataga akamukubita cyane. Icyo gihe rero byatumaga uyu mwana atagira n'inshuti n'imwe. Umukuru w'uyu mwana Ugoma yari afite abana 4. Ugoma yagombaga gukora buri kimwe cyose cyo mu rugo. Yarabyukaga agakoropa, agateka, agatekera buri umwe wese aho ngaho, agafata abana akabatunganya akabajyana ku ishuri mbere y'uko nawe ajya ku ishuri rye. Ikindi kandi ahantu babaga hari ikibazo cy'amazi cyane. Ugoma yagombaga kugenda urugendo rurerure cyane agiye gushaka amazi. Ubuzima ntabwo bwari bworoshye kuri uyu mwana w'umukobwa Ugoma. Rimwe rero musaza we yaje kumusura, nuko Ugoma arangije agerageza kuganiriza musaza we ibijyanye n'icyo kibazo, ariko ntabwo yigeze amwumva. Ugoma yakomeje kujya ababara cyane yibaza impamvu akumva ikibazo cye. Rimwe na rimwe niyo abavandimwe baza kumusura ntabwo babaga babyitayeho, nta n'ubwo bamubazaga ati ese kubera iki uri kunanuka. Rero uyu mwana yakomeje gutekereza cyane, noneho aza kugira igitekerezo mu mutwe we. Ugoma rero yahise afata umwanzuro wo kuva aho ngaho aragenda yigira kwa papa we, kubera ko papa we yari akiri muzima, yari akiriho. Igihe rero yarageze kwa papa we byaramutunguye cyane kumubona. Ugoma rero yahise yicara atangira gusobanurira papa we buri kimwe cyose, ariko papa we ntabwo yigeze amwumva. Nta nubwo yigeze amukomeza cyangwa se ngo amugire inama, ahubwo yahise amutegeka aramubwira ati byanze bikunze ugomba gusubira kubana na nyogosenge. Ugoma rero yagumye aho ngaho agumana na papa we igihe kingana n'icyumweru kimwe. Ubwo rero igihe yari ari aho ngaho ari kumwe na papa we, yaje gufata umwanzuro y'uko agiye gusura undi mukuru we wabaga mu wundi mujyi. Ariko ubwo yageraga mu rugo rw'uyu mukuru we ntabwo yagerageje kumusobanurira buri kimwe cyose uko cyagenze. Uyu mukuru rero ntabwo yigeze abyemera, ahubwo yaramubwiye ceceka, urimo urabeshya, uri umwana udashima, ibi bintu uri kuvuga no kugira ngo wangize izina ry'umuntu. Nyuma yo kuryamana n'abagabo benshi batandukanye, ubu noneho utangiye kuvuga yuko ari nyokuru mubikora, ariho uryamana nawe. Muri icyo gihe rero ubwo Goma yahise agaruka mu rugo, ariko ubwo yagarukaga ageze mu rugo noneho byabaye bibi cyane. Ukubabara kwarakomeje. Umugabo yakomeje kumuhohotera nk'uko n'undi yarabikoze igihe kingana n'imyaka 7 yose. Rero ibyo byatumye uyu mwana yaramaze kurambirwa, ndetse arambiwe n'uburyo afatwa n'uburyo ahohoterwa. Umunsi umwe rero yagiye mu isoko, yaje guhura n'uwo musore aramukunda. Uyu mwana w'umuhungu witwaga Prince. Uyu mwana w'umuhungu akaba yaraturukaga mu muryango ukize cyane, kandi akimukubita amaso uyu musore yakunze Ugoma cyane. Ubwo rero bahise bumvikana yuko uyu musore azaza kumusura mu rugo iwabo. Uwo munsi rero wari umunsi wa mbere yaraje kureba umuryango wa Ugoma. Ubwo rero yahageraga, Mr Bernard yahise atangira kurakara, ntabwo yumvaga yishimiye uburyo aba bana bakundanye. Ubwo rero yahise abwira umusore Prince, aramubwira ati ntabwo nshaka kongera kukubona aha ngaha, sinshaka no kongera kukubonana n'uyu mwana w'umukobwa. Ubwo rero guhera uyu munsi ntabwo Ugoma yabashije kujya ahura n'uyu musore. Nkuko nari nabikubwiye, uyu mwana Prince yaturukaga mu muryango ukomeye cyane. Igihe rero Prince yavaga Nigeria agiye kwiga hanze, nuko uyu musore akigerayo yahise agurira telefoni wa mwana w'umukobwa Ugoma kugira ngo bajye babasha kuvugana. Ariko igihe Bernard yabimenyaga, yahise afata telefoni arayitwara, arangije akuramo simukadi arangije arayijugunya. Aho ngaho rero nta bundi buryo bundi Ugoma ari kubasha kujya avugana na Prince. Ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa akomeje kuba bubi cyane. Ubwo rero yakomezaga kubabara cyane, ibitekerezo bitari byiza byakomeje kuza mu bwonko bwe. Uyu mwana w'umukobwa rero yahisemo gutangira kujya agendana n'inshuti zitari nziza. Ubwo buri umwe wese atabashaga kumwumva ngo yumve ibibazo bye, yumve akababaro ke, yaravuze ati njyewe ndakora ibyo numva kandi bikore mu buryo bwanjye. Ibi ni byo Ugoma yabaga ari kwibwira muri we. Ugoma rero yahise ava aho ngaho mu rugo, arangije ajya mu wundi mujyi, noneho arangije atangira kubaho ubuzima nk'uko yabishakaga. Ubwo rero aho yabanaga n'inshuti ze zitandukanye kandi nshyashya, bagomba gukora buri kimwe cyose uko babishaka, bakagenda bakundana n'abahungu batandukanye.
rwashize igihe rero Goma yahise atwita. Ubwo rero yamaraga kumenya yuko atwite, yahise muri we yibwira aravuga ati byanze bikunze uyu mwana ngomba kumubyara. Aravuga ati ntabwo ngewe nshobora kujya gukuramo uyu mwana, nakuyemo benshi. Kuri iyi nshuro rero ngomba kugira umwana. Igihe rero Goma yaramaze kubyara umwana, igihe umwana yaramaze kugira imyaka 3, ubwo rero Goma yasohokaga agiye kureba ikintu yagurira umwana. Ahantu yacaga hari hoteli nini cyane. Igihe rero yatambukaga agiye kubonabona ahuye na wa musore Prince, yabashije kubona urukundo rwe yari yarabuze. Prince yari ari aho ngaho kuri iyo hoteli ari kumwe n'inshuti ze bari guciringa. Aha ngaha rero niho ubuzima bw'umwana w'umukobwa bwahise buhinduka buba bwiza. Ubu ngubu rero Goma yashyingiranywe na Prince ndetse bafitanye abana babo 3. Naha rero dusoreje story yacu. Nizere ko hari ikintu wakuyemo, nizere ko hari ikintu yakwigisheje, kandi ndagusaba wowe umushyashya kugira ngo ukande subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification igihe cyose dushyize ikiganiro. Wowe rero wakoze subscribe, ndagusaba ngo ukande like ndetse ukore share, usangiza abandi video. Wakoze rero kubana nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo. Jye banyita GT ni Behind the Walls Show.